Amateka TV. Amateka TV ni umuyoboro ugamije kubahugura mu nyabutatu y'ibiganiro ari byo ubuhanga buhanitse, la philosophie, iyobokamana ricukumbuye, la critique de la religion, ndetse n'imico n'amateka, culture et histoire. Muri filozofiya muzamenya amateka n'urukurikirane rw'ibitekerezo byagiye biyobora isi. Muzamenya kandi mucengerwe no gukoresha ubwenge bwanyu kugira ngo muyobore imigirire yanyu, kuko burya mu buzima ntibihagije gutekereza gusa, ahubwo igikuru ni ugutekereza neza. Mu iyobokamana ricukumbuye tuzabafasha gucengera amwe mu mahame, amayobera n'amateka nyobokamana yagizwe ubwiru ku bagakwiye kuyavuga mukaba mutarayamenye kubera impamvu zabo bwite. Ku mico n'amateka tuzarebera hamwe amateka y'u Rwanda nk'umusingi w'iterambere rirambye w'ubuhanga bwacu, kuko amateka si inkuru, amateka ni ukuri ku byabaye bikwiye guhererekanwa uko byagenze. Nta kwigengesera gukwiye kuba mu mateka, kuko iyo utangiye kuyaca hirya no hino uba utangiye kuyagira ibikoresho. Aha kandi mu gice cy'imico n'amateka urubyiruko muhishiwe byinshi muzagira impamba mu buzima bwanyu: inozamvugo, imigani, insigamigani, inama z'ubuzima. Ntituzabura kandi kujora no kuyungurura twerekana inkomoko y'imico imwe n'imwe mwamize bunguri, kugira ngo mumenye inkomoko y'inkanda mukindikije. Njye bibategurira kandi nkabibagezaho, nitwa Mbonigaba Noel, inkunzi y'ubuhanga, kandi siniteguye kubatetereza. Nyuma yo kurangiza icyiciro cya kabiri cya kaminuza mu bijyanye na filozofiya, niyemeje kuyibakundisha kugira ngo ubwo buhanga tubuhererekanyeho kubuheza mu rukenyerero. Ushaka gutuha igitekerezo wanyura kuri uwo murongo wa YouTube Amateka TV, ugakanda subscribe, ukabisangiza abandi ukora share, ndetse washaka no kuduha inyunganizi ukandika habugenewe. Ushobora kandi gusura page yacu ya Facebook Ubuhanga Buhanitse, ugaca no kuri Instagram kuri Mbonigaba Noel. Wanakoresha telefoni igendanwa utwoherereza ubutumwa 0787477198. Reka dukore nk'abazapfa, non scole sed vita discimus. Rubyiruko rungano ruzima, hari inama ebyiri z'ubuzima nifuza kubasangiza. Zazigira impamba idashira, zazihisha hatava izuba, maze zizabaherekeze muri iyi mitaga y'ubuzima. Abakuru namwe, izi nama mvuze ko muzikeneye, nabambagabanyirije ubukuru bikitwa urutugu rwasumbye ijosi. Mvuze ko mutazikeneye, nabambagabanyirije ubukure. Naba nirengagije nkana kuri urugendo rw'ubuzima ntawe umenya indunduro yarwo keretse abamuherekeje amaze kurunduka. Inama ya mbere ibumbiye mu gisigo cya bisi cyangwa se gari ya moshi, cyanditswe na Jean Dormeson, kigasomwa na François Ricardo Garcia. Inama ya kabiri ikubiye mu mugani w'igishihe n'umugano wakomotse mu burasirazuba bw'isi. Nitwa Mbonigaba Noel, ni Amateka TV. Ikiganiro n'ubuhanga buhanitse, wabikunze wabikundisha n'abandi ukora share, ndetse wifuza kuba mu ba mbere kubagerwaho n'ibiganiro byacu ku Mateka TV, wakora subscribe. Bahaye ikaze. À la naissance, Iyo tuvutse twurira muri gari ya moshi,
tugahura n'ababyeyi bacu dutekereza ko bazakomeza kugendana natwe ubuziraherezo, nyamara kuri arete imwe ababyeyi bava muri gari ya moshi bagasigara maze bakatureka tugakomeza urugendo twenyine. Uko igihe kigenda gihita abandi bagenzi binjira muri gari ya moshi kandi baba bazaba ingenzi kuri twe, abavandimwe, inshuti, abana bacu. Nyamara kubera gukunda ubuzima bwacu bamwe bazacika intege babivemo, nyamara kubera gukunda ubuzima bwacu urukundo ruzasigara rumeze nk'ingunguru iri mu busa. Bamwe bazakomeza urugendo rwabo mu ibanga rikomeye ku buryo utazigera umenya ko bavuye mu myanya yabo. Gusa urwo rugendo ruzaba rwuzuyemo umunezero, ibinaniza, ugutegereza, iminsi ikeye ndetse n'amajoro utaretse no gusezeranaho. Umutsindo ni uko uzaba warabaniye neza abagenzi igihe cyose, watanze icy'agaciro ufite. Ntawamenya rete azahagararaho akava muri gari ya moshi burundu. Niyo mpamvu kubaho wishimye, ukunda kandi ubabarira ni iby'agaciro cyane kubikora, kuko igihe tuzururuka muri gari ya moshi tugomba gusigira urwibutso rwiza abazakomeza urugendo rwabo. Twishimire ibyo dufite kandi dushimire ijuru kubw'uru rugendo rw'agahebuzo, kandi warakoze kuba umwe mu bagenzi banjye beza. Niba ari njye ukurikiyeho kuva muri gari ya moshi, nishimiye kuba ngeranye namwe ku ndunduro z'uru rugendo, kandi ndagira ngo mbwire umuntu wese uzumva aya magambo ko mushimira cyane kuba yarabaye mu buzima bwanjye kandi ko yagenze muri gari ya moshi yanjye. Ubuzima ni ihurizo ryuzuyemo ibiza n'amakuba bidateguza. Kugira ngo tubeho twishimye, tugomba kwiyambaza intwaro yacu no mu mutima. Tugomba guhura n'umutuzo wacu, la résilience. Uwo mutuzo wacu nta wundi uretse ukwizera. Kwizera ni nk'imbaraga z'ubufindo zihora zibutsa indoto zacu, impamvu dukora ibyo twahisemo ndetse n'impamvu nyamukuru ari byo twahisemo. Ukwizera niko kubyara agahenge mu mitima yacu. Ukwizera ni ako kabindi kuzuye zahabu kadafatika ngo tukagumane, gatuma ku ndunduro y'amateka yacu tubona ko ibyo twagokeye byari bikwiye. Kubaho mu gahenge ntabwo bivuga kubaho utababara wenyine kandi nta kivurira, ahubwo tugira agahenge mu mibereho yacu kuko dufite inshuti n'incungu dushobora kwiyambaza mu mage. Mu kumva ibi neza, reka twifashishe umugani w'igishihe n'umugano. Wari umunsi usanzwe nk'indi yose, ubwo nahagurutse nshinga icumu ndarahira ko byose binaniye. Nataye akazi kanjye, inshuti zanjye, nka byose bigize ubuzima bwanjye. Nahise njya mu ishyamba njya kureba umukambwe bavugaga ko ari umuhanga. Nuko ndamwegera ndamubaza, ntiwampa impamvu imwe byibura yatuma nkomeza guhatana aho kudohoka ku buzima bwanjye? Nuko aransubiza ati, hindukira urebe iruhande rwawe, urabona icyo gishihe ndetse n'uwo mugano? Ndamusubiza nti, yego ndabibona. Igihe nateye imbuto z'ibyo biti bibiri nabyitayeho cyane kandi kimwe. Igishihe cyahise kimera vuba kiragara maze kibundikira ubutaka, ariko mu mwobo nateyemo urubuto rw'umugano nta kigeze kimeramo. Nyamara sinigeze ntakariza icyizere urubuto rw'umugano. Mu mwaka wa kabiri igishihe cyakomeje gukura kiragara
nanone nta cyigeze kimera mu mwobo nateyemo umugano, ariko sinigeze ntakariza icyizere umugano. Umwaka wa gatatu nanone nta cyigeze gisohoka mu mwobo w'umugano, ariko nanone sinigeze ngutakariza icyizere. Umwaka wa kane nanone nta cyigeze gihinduka ku rubuto rw'umugano, ariko sinawuvanyemo icyizere. Umwaka wa gatanu akamere gatoya katangiye gusohoka mu butaka bw'aho nateye umugano. Ugereranyije n'igishihe cyari kimaze gukura bihagije, ako kagemwe k'umugano kari gato cyane, hafi ya ntako. Umwaka wa gatandatu umugano warakuze cyane, ugera hafi kuri metero 20 z'uburebure. Umugano wari umaze imyaka irenga 5 ukomeza imizi yawo kugira ngo izawufashe uhagarara uhamye. Imizi yawo yawuhaye imbaraga zo guhangana n'umuyaga kugira ngo ushobore gukomeza kubaho. Umusaza aranyitegereza arambwira ati, ese wari uzi ko icyo gihe cyose wamaze uhangana wari urimo uhamya kandi ukomeza imizi yawe? Arakomeza arambwira ati, umugano ufite akamaro gatandukanye n'ak'igishihe. Igishihe ushobora kugifumbiza ikawa, umugano wawushinga nk'umuganda ukubaka. Nyamara byose ni ingenzi cyane mu kurema umutako mwiza w'iri shyamba. Ntuzigere wicuza umunsi n'umwe mu buzima bwawe. Iminsi myiza izakuzanira umunezero, naho iminsi mibi izakwigisha, ikuzanira ubunararibonye. Iyo minsi yose irakenewe mu buzima bwawe, kandi umunezero uduha umutuzo, naho ibigeragezo bikatugira abanyembaraga. Ingorane zidutyazamo ubumuntu, ibyago bituremamo guca bugufi, intsinzi tugira ibihangange. Nyuma y'icyo kiganiro nagiranye n'uwo mukambwe, navuye muri iryo shyamba maze nandika iyi nkuru ngo itazibagirana. Ndakeka ko aya magambo azabafasha guhorana icyizere no kudacika intege mu buzima bwanyu. Nta na rimwe mukwiye gucika intege mu buzima bwanyu. Ntuzigere na rimwe wibwira uburemere bw'ikibazo, ahubwo uzereke ikibazo imbaraga nyinshi zikurimo. Nutabona icyo wari witeze, ntuzatakaze icyizere. Ntawamenya, wabona uba ukiri gukomeza imizi yawe. Isomo twakura muri uyu mugani w'igishihe n'umugano ni uyu ukurikira: umutuzo wonyine niyo ntwaro yo guhangana n'ingorane z'ubuzima, maze agahinda ukagahinduramo imbaraga zo kwitsinda ubwawe kandi ukabisohokamo kigabo. Umuntu w'umunyamutuzo arabizi ko ari umuhanzi n'umunyabugeni w'ibyishimo bye n'ahazaza he.